ubundi abavuzayi b'abanyafrika nibo bantu ba mbere batajya bagira ikibazo. Umubyeyi w'umunyafrika asiga inyama inkono y'inyama akubwira ngo ntukore kujya nkono nimba baza akanda zibarisha ijisho tagazabaranga ngabarengo kamwe 2 3 hanyuma mugakoramo kakamwe ko hagati mukakagabana nyine yaza akababwira ngo ninde wakoze mu nkono kandi kere mutakozemo tagazabimenya ariko ninde wakoze mu nkono. Abavyeyi b'abanyafrika bagira ikintu cyo gupimisha ijisho inkono ntavuzijara ahubwo njewe icyo tsigikira mugani w'abandi bantu nimba uhamagaye umuntu ngo ngwino uture wimuhamagire ngo ngwino uture muhamagire ngo ngwino dusambane. Hari n'umusinzi ari umusambanyi n'umusinzi bagararanye arya wambwiye ngo ngusomere mu kinyamulenge nijoro ndi ku buriri bwanje shaka umutima wanje ukunda ndamushaka ndamubura niko kuvuga nti ngiye guhaguruka ngendagende mu mudugudu mu nzira no mu miharuro shaka umutima wanje ukunda naramushatse ndamubura wageza aho wageza ngaho urumva wishimye ta mugore uri muri iki gitabo bwira mugenzi wawe ngurasa Imana yishimye. Right, ni Jaras official, reka twizere ko mumeze neza cyane. Hanyuma aho muri twizere ko muri amahoro, abatari amahoro namwe mukomeze kwihangana. Kakanya ndi kumwe na Nyamwiza. Sinzi niba izina rye ndivuze neza kuko amazina yabo nayo iyo bayavuze hari ukuntu bawumva ari igihe ushobora kurivuka rivuga nabi. Ni umunyamulengekazi mwakunze mukunda, navuze ni uyu mushiki wacu reka muhamagare nanjye tuganire ko masije agiye atandukanye numvise agira ibitekerezo bigiye bitandukanye. Hanyuma Nyamwiza ngo haye ikaze mbere na mbere kuri Jaras official n'ubwa mbere tuganiriye, ubwo ngo haye ikaze ndakwakiriye nizere kumeze neza muri rusange. Meze neza Jaras kuvuze ngo ni mushiki wanyu nawe uri wacu. Oya narivuze kuri mushiki wacu nyine nk'umuntu nyine nanjye ndi umuntu. Keruro bivuze ngira ngo uri wacu. Ariko nanjye abona ndi uwanyu wenda nubwo nakibagiwe. Ntabwo uri kundeba ngo ubone ko ndi uwanyu se. Ntago babirebera mu maso. Namaki. Nameza gicawe. Ngo witwa Jaras. Ubushize warambwiye ngo gica ndavuga ntayikoze none murongese gica. Aho iyo ni izina bita umugabo. Naza kuguhamagara Jaras. Witwa Jaras. Zandusha takibazo. None se amakuru wageze mu Rwanda utubundi ko abantu urumva bavuga umunyamulengekazi wageze mu Rwanda nabonye ikiganiro wakoze mbona ngo Israel mbonye aramfashije ndavuga se niwe wamuzanye urumva wambwira ibintu byo kuzana se kari byo bibi. Okay nubundi mba mu Rwanda navukiye mu Rwanda ndahaba ntago ariko ni ngiriye iwacu uzaze tujyane wa tuzogweza umugeni benshi barashaka ko tugenda Bukavu abacu kaja gusura ahantu ukunda nyine kurumva urakunda abantu n'ahantu baturuka ubugomba kubamenya badashaka kuja kubasura. Sarakari mutwarimbaga mu bwana ngo Nyamulenge ngo bakunda kawunga n'ibindi bigeretseho ako kari murakazi. Ndakazi ndakazi wowe ntugeze ukaririmbaho se urumva se naba narakaririmbye of course. Ubu nawe uyibonye ushimira Imana aiwe wacumbye ugasomera aiwe kandi ubwo ari gushima gusanza nsirimba gusomera bwo no Jaras makubwire uzashaka igitabo soma ayo mategeko yose urambaza ngo kera ngo nacumbye ngo nasomeye aho uzashaka undi muntu agusobanurire kera baza iyo ucunze ukenera amata yo gusomera nyine uwo mutima wacunze bakita agatimbo men uzansure ngutekere Jaras nzagucumbira ukunda numwita ukunda niki mwita ntago nkuza ariko nkunda kawunga n'isambaza ntakibazo uzajya ibyo ngibyo mwita ni sosi y'inyama ariko ubwo zo gutekera isambaza ntakibazo nuko gucumbira.
ngira ngo muri kumubona Nyamwiza kuri kamera. Keve aragenda abereka uko ameze, ndabona none n'umunsi ari muri deshire na hotaro. Birasa nkaho afite date ku mugoroba, wagira ngo arava hano ajya kureba umuntu wihariye. Abantu murambare bihariye. Ugira abantu benshi bihariye se? Oya, abantu bose kuri nje barihariye. Barihariye. Umwihariko w'umuhungu muheruka guhura utari nge? Nta numwe, ntaho. Mwihariko wese abahungu bose niba bambaye ipantaro n'umupira. None n'abagore bambaye ipantaro, ariko nyine ikikubwira none ikikubwira ko ari umuhungu wenda abafite ubwanwa. Bazuye n'umuhungu iyo abenshi baba bafite. Aba yambaye ipantaro n'umupira afite n'ubwanwa. Aho ni mwihariko. Ari abahungu barasuka, ari abagore barogosha, nyine byose bisigaye bimeze kimwe. Bisigaye bimeze kimwe. Rero umwihariko ni ubwanwa. Reka mpera aho ngaho, mwebwe mubifata gute? Urumva nubwo bwose wavukiye mu Rwanda, ibyo byose wamaze gufata imico myinshi cyane y'abanyamurenge. Mu banyamurenge mubifata gute ku muntu w'umukobwa ushobora kugenda akiyogoshesha agashyiraho wenda agapenke? Duheraho. Twebwe kera umuco wacu abakobwa n'abagore bambara igitambaro. Aho nimba yitwikira ntiwomenya gafite iki ku mutwe, ariko nkatse twageze naha tuba tugomba kuba nyine dufite bino bintu byose rero cy'ibintu. Ariko kogosha kugira buri muntu n'uburenganzira bwe. Gusa nyine turi nk'ari iwacu ntabwo twabikora, abarimo igitambaro. Ni mu muco. Ko ari ADPR cyangwa mu muco umugore bagomba kuba apfutse umutwe kugeza no ku matwi, yambaye n'igitenge nyine yitwikiye. Ibyo bikamuha iyi avantage? Ni umuco nyine. Umuco ni nkuko nyine kera bambaraga icabure n'amabere hanze. Ni umuco. Buri gahugu umuco. Nose Nyamwiza, ngewe nkuzi utavuga ikinyamulenge. Byagenze gute? Rega waba nubwo twarahuye nyine ntari muri mudu yo kukivuga, ariko n'ubundi ndakivuga. Ngiye kuzana ibyo ukunze ko ari byo birenze. Ubushize nabibaje Claire ko tutari kwahuye, ndamubaza se uwo muntu koko imwe muri kumwe live yakivugaga? Atarakivuga, ati yanambwiye ko ari nkuko wiga igifaransa cyangwa icyongereza. Ati ni ururimi nk'izindi ndimi. Umuntu yakwiga ikinyamulenge akakimenya, ngewe nkajya nkivuga neza. Ese jara wavutse uvuga igifaransa cyangwa icyongereza? None se warakimenya urakivuga. Rero nimba ukivuga bivuze ngo ni ikinyamulenge ushaka kuciga, wakiga we jara ukakivuga neza cyane. Keva ari kuvuga ngo niba uzi ikinyamulenge ririmba akarimbo ko mu kinyamulenge. Ntago ndi buririmbe ndanze. Ntago naza hano kugira ngo Keva ngerageze. Baramubeshye. Keve uzadusure ku rusengero. Fosque. Usirimbe. Urabizi gusirimba se Keve? Urabona Keva atasirimba. Kurabona kuntangana. Ntiyo kwita. Ariko kera yasenga cyangwa kumva indirimbo ashaka ko ndirimba zose bazaziririmba ku cyumweru. Keva uzajya ku cyumweru, ni ku cyumweru ntabwo ari ku cyumweru. Ntakibazo nawe uzagenda ubimenya, ni ku cyumweru ntakibazo. Ni karibu Keve. Nakuraritse Keva zaza. Aba yasinze niko bampaye amakuru. Aiwe. Kera urazaho Keva gusenga yasi. Yasinze ntiyoza pe. Aho kera yosirimba neza. None se buni gusirimba kuki bihura n'imico y'abanyamulengekazi n'abanyamulenge muri rusange? Ntabwo wapfa kubona umunyamulenge w'umusilamu. Ninde so ibyo bintu nakitera bimbajije. Ninde wababwiye ko nta munyamulenge w'umusilamu bo? Sinapfa kumubona cyangwa umuhamya wa Yehova. Umunyamulenge wa Yehova. Jaruri tayari. Ubuhoze ubushakashatsi. Sinapfa kubona umuntu pe. Ikintu gitangaje wenda nanjye narabona bavuzeho nakitayambazizeho nuko nta munyamulenge w'umusiramu baho. Honestly, hawe ndabona. Mazine y'umunyamulenge yambaye akazi n'ingofero, ya kanzu n'ingofero. Avuga ati mbe gusari. Aiba. Nsibyo ko.
turabatanze ntago twakora ibintu twebwe. So mu mico yanyu umenya Kristo ari umuntu uzi imbere cyane. Of course ariko azi imbere we ntago azi imbere kuri wowe. Nanjye ndumva mu Kristo ariko ntibikura ko abanyarwanda benshi bandi batemera Kristo, bemera muri gakondo, bemerera mu yindi myemerere. Usanga rero ku Banyamulenge bifite umwihariko nko kuba nkuko kuno ruvuze uti ni umuco wacu ko abamama bambara n'abakobwa igitambaro nyine bijya kuba mujya kugira icyadepera ikinshi. Bihuriye n'icyadepera se wowe. Hari ikintu kimwe gihari. Nakubwiye ngo buri gahugu umuco akandi umuco. Nkuko kera bambaraga ishabure n'akantu wenda gasa nk'agaciye hano wari umuco nyine w'Abanyarwanda. Ubu noneho hakaba hariho ko twahishe ibyo bice byagombaga kuba bigaragara. Rero buri gahugu kagira umuco. Nimba ari umuco w'Abanyamulenge nukomeza kandi rero no kumbaza ngo ndi ntiti muri ibyo bintu buryo nagusobanura hoya cyakoze nzakuburiza I promise ningaruka nzakubwira uko bambwiye. Urateganya kujya Bukavu ryari? Abacu bari kunsaba ko tujyanayo nzakubwira. Kurashaka kuderekeza? Kama kawunga arya ngo isosi y'inyama wambwiye ngo bayita mwita n'umwita. Ntabwo biba byoroshye. Rero nagira ngo tuganireho gatoya ari ibyo nabonye ku mbuga nkoranyambaga n'ubundi bisanzwe biriho kandi ariko hari ikintu kimwe nabonye kimwe waganiyeho na Cita mu minsi yashize ngira ngo wenda tugihereho gatoya uvuga uti abantu babyariye iwabo abafiyemere n'abantu nk'abandi. Ukuntu byagenze kiriya kiganiro ikintu cyavugagaho cyari kiri kuvuga kuri comment urabona ukuntu mbese ndakaryara cyari kiri kuvuga kuri comment okay ntago totally my full life iri muri entertainment nta nigo mbagomba kubuzima bwanjye buri full bugomba kubuza muri ibi bintu byose so ubwo nimba mu mutwe yari imagine ibyo akavuga ati nk'umufiyemere nta munyamulenge wakwemera by the way uwo muntu baramumereye congratulations Mulenge people I love you so much ku mutima baramvugiye kuko njye ntacyo nakwivugira so iyo ufashe iyo uvuze ngo umuntu umufiyemere uba ushatse gufata nk'umuntu runaka ukamuheza muri society nta hantu bihuriye ariko se kuko ntagaba umufiyemere yes okay nano sinzi wenda leta y'u Rwanda zashaka ukuntu yindira abo bantu izina ariko ubundi ibyo bintu mani yego ibyo bintu byamubayeho no se byamubayeho yarapfuye se nta kindi kintu ashoboye gukora nyine iyo umuheje iyo ni nka nizemophobia niko nayibita ni ugufata abantu runaka ukumva ko hari igice barimo nta mahirwe nta kintu bagombwa ese icyo kintu kibwiye umuntu wafashwe ku ngufu akabyara uwo mwana kuko yafashwe ku ngufu uba wumva ukuntu mu mutima we hameze okay wabikoze bikamugwirira nduzi ko bikamugwirira akabyara savari n'ababikora babishaka kubyara umwana akaguma ari wenyine ariko si icyo kintu cy'ubwiye umuntu bafashe ku ngufu akabyara uwo mwana biri sawa ari umwana wawe bafashe ku ngufu akabyarira iwabo umuntu akaza akamumena sango n'ubundi umufiyemere nta mugabo uzakwemera byaba biri sawa. Hari campaign mazemo iminsi nagiyemo ya Profame n'ubundi twahuyemo niyo ishu niyo mpamvu nabivuze ngo tuyihereho dusanga ahantu hari umukobwa wabyariye iwabo ariko iwabo baratangiye kujya bamutoteza cyane nyine byarabaye ibintu bibi cyane kandi noneho inda yaritewe n'umwarimu wamwigishaga nyine ubona ko ari muri condition iremereye. Ibyo bintu byo kuba umuntu yabyarira iwabo uretse abo bantu baza bakanika muri comment urabizi neza ko bishobora gutangirira mu muryango iryo totezwa ese hagakozwe iki wowe ku gitekerezo cyawe nka Nyamwiza nubwo bwose bari bahereye aho nyine bakaba bati ni umufiyemere n'iki ubivugaho iki ese bundi iryo totezwa ribaho ese hari indi challenge yihariye iza ku muntu ngo nuko yabyariye mu rugo rero ni imyumvire ipfuye tugira kandi iryo totezwa riba abana barabatoteza bakamukubita nyine imagine uri umuntu w'umugore warabyaye umubyeyi muzima urafata umwana utwite ukamukubita uranabizi neza ko atwite ariko nyine still ukamukubita sibyo warangiza ukamubaza uwamuteye urumva nimba uwo mwana yari afite case imeze gutyo usibye no mu mutima we araremererwa noneho reka tuve kuri uwo w'inyuma tureba wa wundi atwite nawe ubwe ntago aba ari comfortable bafite agahinda amahoro bakamuhaye by'iburanga byare cyangwa se abyarira muri iryo totezwa byarangiza agakomeza agatotezwa n'umuntu usanzwe ni ibintu bisanzwe cyane ko tugiye kubara iby'abafiyemere banyabo n'ababyeyi batubyaye twasanga ari abafiyemere kubera ko abenshi babashaka bafite 16 nta n'ubukwe bakoze
ni imyumvire ipfuye umuntu kumutera inda ni ibyago reka tubyite ibyago ndetse abari n'amahirwe make nimba byaye rero uwo mwana ahubwo akeneye humure cyane ko ubundi abanyabwenge bavuga ko iyo umugore abyaye kwanza agira depression umugore ufite umugabo bakoze ubukwe nta kintu abuze hari depression agira ngano none nibaza umuntu batoteje atwite bakanamutoteza byaye so igitekerezo cyawe Reka mbabwire mwa ababyeyi mwe b'u Rwanda cyane cyane dore ibyo bintu bikunda kuba iwacu buriya abaturanyi hari ukuntu bashyigikira abana babo ntago kuba umuntu bamuteye inda ari ikivume ni ibintu bisanzwe mwegera umuganirize mubaze n'impamvu erega n'impamvu ishobora kuba ari wowe utaramuhaye ibintu byose yari akeneye kugira ngo atajya muri iyo mico mibi tuganiriza ababyeyi bacu ntibatuganiriza abana bacu ku myororokere uranabivuga gasimbuka babikora rero bagerageza batanazi n'ibyo ari byo tugerageze kuganiriza abana bacu kubijyanye n'imyororokere bamenye ikibi bamenye icyiza nibyo ngibyo ni mubishyiramo imbaraga mu kumva kandi inshingano zanyu kuganiriza abana banyu ku myororokere izo nda ntago zizabaho ubwo wumva ari ryari umwana yagakwiye gutangira kuganirizwa kubijyanye n'imyororokere kugira ngo wenda atagiye iyo ereri ibintu bikanamu biragoye ariko nimba baraganirije nibyo bintu bikagabanuka n'isaba ariko nyine biraba muri societe nyarwanda biraba cyane n'abaturanyi bacu biraba tuba tubibona biraba yagenda yatanga saa tutavuye gushakisha bakamubwira ko avuye gusambana ntago biri izi nyine je birambangamira wenda leta y'u Rwanda bifite ikintu iri kugenda bikora ariko imyumvire iri hatari hano rwose Okay, reka ne gutinda cyane kuko cyari ikibazo neshatse guheraho kugira ngo n'ubundi abantu wenda bahiguheruka mu kiganiro bakomerezeho uri umukinnyikazi wa filime harya buriya nawe uri umukomediye kuko uva muri Zubi comedy ubwo nawe uri umukomedienne ni muri iyo kategori una guheruka musa nta nubwo uduheruka twese ubwo nimba utamperuka ubwo ntuduheruka twese nukuvuga ngo yasohotse nk'ejo hashize warimo nka dukeya twashoze ejo bundi hashize ko ni hashize igihe byagenze bite uduhe nk'amakuru turi mu biruhuko turi muri vacances we are in December nose twashutinga muri iki kirere cya mu kacu n'abiri okay nacyo ibiruhuko ubwo wenda tuzategereza kugeza igihe bitarangiriye bizarangira ibiruhuko si bizarangira se uteganya gusukura nk'akazi ryari ibyo ntago bindeba ahubwo mfite yes I have project izina sindi burivuge bataryiba nuko kabiri ngomba guta umuzigo hanze wa filime yanjye good uvuze guta umuzigo hanze rega bisoundinga mu buryo bwinshi ari igihe wabona harimo amagi hepfo nta amagi shase hari abagitera yakada abagitera ugi masisi ni Bukavu ntago uzagarukiraho bageze mu banyi hari aho ubwo sinagarukiraho zagaragara nabi kuva watangira gukora ibiganiro kuri murandasi kuva watangira gukina comedy ni ibintu byose bibera kuri internet byumvikana ko hari abadiaspora benshi bakubona hafi ya bose barakubona uravuze ngo baranzi cyane ntabwo ujya wakira ama proposal y'abagusaba urukundo urumva byibuze kubona nk'umuntu ari mu rukundo ati mwene wacu tuzideza ko abantu benshi b'umurenge bagiye za Amerika za Canada hano hanze bakurikirana bino biganiro ntabwo ujya wakira amakandidatire oya nta imwe ndakira ntashyo just nyine baratuguza turagukunda cyane kandi ubwo urwo rukundo bambwira rwo kunkunda cyane ndumva ari urwo kumfana sava nta kibazo kandi turagana n'inshuti zanjye ndabakunda cyane nta proposal z'ibyo ngibyo utekereza zihari ntazo ntazo bose kuri Nyamwiza bakaba turi inshuti kandi zisuzeranye kuva kera ngiye na Jarasi urumva ibyo bintu byaba si nkubwire ubwo nari ntegereje kuzumva umbwira uti rega simpari nimba ntahari burya nzakubwira ahubwo urabihuye uti ati nimba ntahari nzakubwira ntijara rega simpari ariko ntago nabikubwira muri ubwo buryo great news from Angel katuvuga ati
hanje ndi ko nanje nzubana muvandimwe tangwandikira n'umuvandire gasima akubwira mama uheruka ryare nka message yanditseho great news cyandi kuzibona ariko sizanye nicyo nyine nizo umushinga mfite wo gufasha ariko sizanye ako ndazibona nyinshi ako sizanye umushinga wo gufasha utete natekereje kuba of course kuba female kuri iyo sije hari ababyeyi botsa ibigori ku muhanda baba nta n'ijana bafite aba acuruza amatunda akakubwira ngo reka guhe nk'amatunda 9 umpijana ariko kuko ubona yapfuye ntuyafate hari ababa bari kuri gare basaba hari ababa babana n'abana babo akaba araho ari gucuruza agataro katariho inoti 2,000 ubwo abo bantu bose bo muri ako gatebo nibo bantu ugiye gufasha nahisemo imiryango 10 yo gufasha muri bakira n'ahari ubu ngubu babiri batuye mu karere ka Nyamwiza abandi 8 n'abi Kigali ni fresh ndumva ari bon men kugira igitekerezo nk'icyo igitekerezo nk'icyo cyaje gute kubera wenda nta hantu cyaturutse wenda bigushingiyeho nari mvuye muri gare kumwe buri gutamana bavuye gushaka igihumbi subizi se mpura n'umwana n'amusufite imyaka ingahe hetse akana kuri gare bwari bwije hafi 4 n'amusufite imyaka ingahe ngumfite imyaka 14 none se umwana noye inu wanje abamotari bari bahari barashungera none se umwana urararese ngo ndarara hano okay Muhamake nari mfite ngagura amata umwana ndikomereza ariko nyuma icyo kintu kirandiye kabisa kiranja mbitekerezaho gusa hari n'abandi nyine ngiye naco mbona abo muri quartier dutuyemo mba mbona rero mbatekerezaho jara uzi ikintu bita gushukura uzi kuri Noheli y'urugo muturanye kanyama nakutetse papa abana bawe bakajya gushukura aho hantu ntibanabahe babyita kuburabuza bakirere ku ruhande ari kubyita gufifita ashobora kuba yarashuze cyane yashukuyeho kireba ashukuyeho kirera kuvuga ngo ni kuri Noheli n'ubundi icyo gikorwa uzagikora ku itariki 22 nzaba ndi mu karere ka Nyanza of course kuri ababiri niba bashasha kuri 23 nzaza hano mu mujyi wa Kigali kizaca live kuri Chita Magic nawe ushaka kuza se nawe uzazi nagira ntumiye nawe uzazi asante pe nzaba mpari rwose ndumva icyo gikorwa ari igikorwa cy'umutima nta muntu n'umwe utakwifuza kukibona nuko cyagenze yeah of course nyine turabyirengagiza ariko mwana ufashe baba mu nzu sava buriya abanyarwanda bari bazi ubwenge bwo kuvuga amagambo baravuga ngo inzu nicyo wayiririyemo umuhaye nk'umufuka w'umuceri ukamuha n'umufuka wa kawunga basi ukamuha n'ibirayi niyo wamuha na 5 yaguramo inyama akaguramo n'amavuta agatekera abana ifiriti n'umuceri n'inyama kandi uwo muceri ntabwo yawute ku munsi ngo itushira byibura yamara ukundi kwa mbere adatekereza ku byo kurya no gushakisha bikanamworohera nicyo gitekerezo rero mfite bana yanjye rero Imana ibimfashemo pe ibyumve pe ibyumve ibijyemo hari ibiganiro nkunze kubona kuri internet nigeze kubona Brian bivugaho nibwo twaganiye na Claire turi kuvugaho nawe tubiganiraho hari n'undi mukobwa twaganira nawe tubiganiraho ndagira ngo nawe umbwire kubyumva nabonye ari kuvuga ati umukobwa ukifata muri iki gihe akajya gusura umuhungu agiye kumunaniza ati niho bihera haziramo ibyo bintu ngo bafashwe ku ngufu n'iki ati wakabaye ujya ku muhungu uzi ikikujyanye wowe ibyo bintu ubyumva ute mbese iyo sije ndagira ngo umbwire uri open uko ubyumva ntago hasubude kubera iki abahungu baba bumva ko abakobwa bagomba kubasura ari icyo kintu kibajyanye ntago ariyo mpamvu gufata kuvuga ati dore umuntu uje utari musaza we utari mushiki wanjye aje aziko ashobora no kurara iwanjye abaje kumari ahubwo se we kuki uhamagara umuntu utari mushiki wawe ngaze kurara iwawe washatse umugore ikintu gihari nimba uviyora umuntu witwaje ko wamuhamagaye nimba wamuhamagaye ahubwo ngewe icyo nsigikira mugani w'abandi bantu nimba uhamagaye umuntu ngo ngwino uture wimuhamagare ngo ngwino uture muhamagare ngo ngwino dusambane amenye ko azoje gusambana nimba umuntu azo afite umutima wo kugusura ibyo bindi ntabwo ari kubitegeka nose gusura no gusambana si amagambo biratandukanye nimba utamuhamagaye ngaze musambane mwubahe
ariko nimba ahubwo ujye umuhamagara mwumvikanye ati ngwino dusambane aho kugira ngo hamagare umuntu azi ko aje kugusura umusambanye binamubabaza bivemo no kugufunga n'izindi ngaruka n'ibindi muhamagara yumvikanye ibyo mugiye gukora. Yes, uriya niko yavuze ati nk'umukobwa wifata akajya kureba umuhungu ari mu kibada aba yumva atekereza. ntago mbereho kugendera ku bitekerezo by'abantu afite uko atekereza. Reka nkubwize ukuri, urumva arabikora ngo ari mu buryo bwo kujijisha. hari amagambo abiri atandukanye, gusura no gusambana. Sinzi niba ubyumva neza, nta hantu na hamwe bihuriye, ni amagambo abiri atandukanye. Nimba umuntu yaje kugusura ntago bisaba ngo ari muri periode runaka, ariko nyine nimba hari umuntu watumyeho ngaze mugira ibyo mugira, ubwo nyine ugomba kumubwira nkamubwira ati yewe ngwino tugira ibyo tugira. Ariko nimba hamwe umuntu ngaze kugusura mwubahe. Gusura se ni ngombwa ngo usuye umuntu nyine. Nese ubu ntago najya gusura famille yanjye ngo nuko ndi mu kibada, ni ibintu bisanzwe. Wamamagaye ngo nze gusure, nukuza kugusura ntago ari kuza gusambana nawe, ahubwo bantu mushyugumbwa abantu babasuye bajya babafunga. Kuko wakabwiye umuntu ngo uje gukora iki n'iki akaza azi icyo aje gukora, aho kumujijisha ngo bicisha handi ngo waje kunsura. Ahantu bihuriye, waje gutese unaje kugusura sava. Ukuntu umuntu nyine biha discipline rwose urumva wavuga uti ngwino dusambane. None se nimba ari mutamenyeranye wavuga ngo aro ngo waje tugasambana, utagira discipline si uri kumufata ku ngufu. Umugara se wazutse intekerezo ziza. Umuntu ngo ni discipline, noneho musigaye mubicisha muri discipline mvuga ngo muze mudusure. Ikintu kiza nemera, hamagara umuntu ngo ngwino umuntu ndashaka kunsura. Okay, reka tubishyira muri discipline nziza. Ndashaka kuza kundeba, nta nubwo icyo ugiye kuba ari kugusura. Ndashaka kuza kundeba tukagira ibyo tugira. Hanyuma wongere unamenye amagambo bavuga ngo ndashaka kuza kunsura. Ni amagambo abiri atandukanye. Nyine ariko ukuntu uvuga uti araza nsura ariko nyuma yo kurya tunarya. Ibyo bintu rero mwihaye byo kumara kurya mukarya. Mataragere irarangaye gutyo, porutayizayizi byo kumara kurya mukarya. Sawa nacyo, mukomeze murye bageragera imizo nawe ari kuma akatarani. Mujye murya ahubwo mugira ikinyama kubwira umuntu cyaze gukora. Nimba mudashaka ko imiryango bageragere bayibafungurire ubwira umuntu kunsura saba. Ubundi rero hari n'abakobwa batazi kubaza ibibazo, ubundi ugomba kubaza iyo visite ubundi igamije iki. Urumva ko nyine nako kantu kabamo faiblesse yo kugendera mu kigare kuvuga ati nuko umusura wahagera nawe ahubwo icyo kintu habe ikintu kivuga ngo tujya turipotinga ko tugiye gusura abantu tutagiye kugira ibyo tugera, niba dufata ku ngufu turipotinge babafunge. Ariko se ko nabonye ibintu byinshi byajemo ibintu byo kuripotinga, nabonye hari na form aje ngo umuntu ngazajya yuzuza kugezeho ngivuga ko yemeye ko mugiye kubikora. Ahubwo ibyo bintu nibyo navugaga, uhamagara umuntu azi icyo aje gukora aho kugira ngo uhotere umuntu. Niba ngo mwe na form. Yes, hayuzuze atazajya hanze akakubeshyera kandi we nari waguhatirije. Tuzajya hanze hari ukuntu umuntu ajya hanze akakubeshyera kandi iyo form yuzuzwe, sibyo? Cyangwa se umuhamagara umubwira iyo record uyifata uti ndashaka kuza tukagira ibyo tugira. Azurisira nawe azi ibyo aje gukora, habe kugendera mu kigare mugani wawe ngaje kugusura ukamufata ku ngufu, erega umufashe ku ngufu. Yes, noneho hari abakobwa bafatwa ku ngufu ariko wenda ko ari bakuru bakagira isori zo kubivuga bakabyiherera. Ntago mbizi, ariko nimba umuntu wamubwiye ngaje kugusura ukamuforsa ko mugira ukamukoresha imibonano mpuzabitsina atabishaka, umufashe ku ngufu. Niko leta ivuga. Noneho hari n'andi mategeko yaje yuko hari n'abagore bafatwa ku ngufu, abagore bubatse bafatwa ku ngufu, ukamukoresha ibintu atabishaka nuko umufata ku ngufu. Rero ahubwo mana yanjye Nyamwiza biba bikurenze. Birandenze n'ukuri. None se ubwiye umuntu ngo ngwino ngusura, warahoza sha yishimye ko asikaje kugusura, nawe ufite gahunda yo kumara kurya ukarya. Ngo bongeraho nama. Anyway, nabonye ikintu kimwe kitagivuga umuco wanyu.
w'abantu b'imurenge mvuge gutyo abanyamurenge biriya bintu mugira mu muco wanyu ko murumuna w'umugabo wawe cyangwa mukuru we mu gihe aba adahari wenda ashobora guteka umugabo adahari uwo nguwo yashobora guteka ingabo hari abantu batabyumva kimwe bakavuga bati ibyo bintu rwose hari aho byabaye kandi ubona ko icyo kintu ni umuco mwubaha cyane. Umugabo adahari gute se yarapfuye? Niyo yaba yagiye yagiye ari amakuru wahawe yagiye umugabo abagabo bajya isafari bajya gushakisha yakubwira ati umuntu yarakubeshye abagabo bose bajya isafari abagabo bose bajya gushakisha ariko as long as utarapfa ntaribi no mu muco nyarwanda bibaho hamwe na hamwe barabikurikiza ko akenshi biba kubera ko udashaka ko abana bawe barerwa n'undi mugabo kimwe nuko murumuna w'umugore wawe ashobora kuza kurera abana ba mukuru we igihe apfuye ni ibintu rero bisanzwe nta kidaso ariko bibiyiwe yapfuye nawe wakubwiye ngo biba iyo undi yagiye hoya ntago ariko bimeze kandi iyo nk'ibyo bisobanuye nawe ko yarambwiye ati hari ukuntu umuntu aguha rugari akagenda nawe ugasigara mbese nyine ni amagambo yakubwiye yo kubeshya ariko ntago ariko bimeze. Divorce ni kirazira ni akantu koroshye ni amarorerwa. Divorce niba amahano karoroshye amarorerwa ntibibaho. Noneho nimba divorce ari amarorerwa kandi ushobora kubidefanda ukavuga ati ni uburenganzira bwanjye ngaho tekereza kuryamana na mwene wabo w'umugabo wawe aha umugabo wawe hari ntabwo ntibishoboka umuntu yakubwiye amakuru atari yo byara ndayahinyuje nibara nimba divorce ari kirazira kikaziririzwa sibyo hanyuma kuryamana na murumuna w'umugabo wawe umugabo wawe hari ni kirazira ntabwo sinzi ntibibaho yarakubeshye. Ibyo biba iyo umugabo yapfuye kandi no mu muco nyarwanda birahaba kuko akenshi imiryango idashaka ko hinjiramo undi mugabo cyangwa se undi mugore kurera abana banyu nuko bigenda. Ngaho umaze amatsiko kabisa. Hari imigani tugira mu kinyarwanda myinshi migufi ese buriya no mu kinyamulenge habamo imigani migufi ntabwo ndabi nko tuvuga wenda igiti kigororwa kikiri gito Imana ibyo byo nzabimenya ndi kuri tere nimba ndi kuri tere nawe mfite ibibazo byinshi cyane byo kubaza. iki kiguteye amatsiko n'iki kineye amatsiko nyine kureba lifestyle yabo uburyo nyine bacumba hari iwabo urabona hari uburyo twe ducumba hano uburyo bacumba hari iwabo the way buryo abagore batagera ku meza abagabo bari kuriraho nyine ibintu bimeze gutyo n'imyambarire yabo so urumva nzaba ndi oblige kuba nambaye nkaho byose bineye amatsiko. Ibyo wamenye bike wenda n'iki wumva kizagutonda kwambara birayibora kwambara iribaya n'igitenge nka cyitwikira n'ikindi n'igitambaro gifite n'amatwi n'amaherena ubwo urumva nzaba nayakuyemo. Nakaye gace uziki murenge gace kitaramwenga aho bita mu mikarata na minembwe njye numva minembwe ho harazwi cyane urumva naho ndahazi. Nicyo uzi ku ntambara yabereye murenge ni ihohoterwa biriya bintu ni bibi nano bashaka kubiganiro biriya ni ihohoterwa rya nyaryo rikorerwa abanyamurenge mana yanjye no kubirebesha amaso biteye ubwoba. Biriya bintu bisa nka bimeze bimeze gute ni ugutsemba mbese abantu babikora ibazo wisha umuntu ukanica n'inka. Ndi gusoma kuri Google mbona ahantu handitse ngo ibibira ni biki ntabyo nzi nakubwiye ngo ayo makuru yose nimba kuri tero uzamfatire hafi. Ndabona ngo hari inzuzi n'ibibira byinshi bya cimeza n'inzuzi nyinshi zibereye amaso yo kureba urumva ko ibibira bya cimeza subwo si nk'ibiti ya ibiti n'ibiki. ya itombwe muri Kivu y'Amajyepfo itombwe nawe waruhaze subwo nzajya muri Kivu y'Amajyepfo ibukavu subwo ni muri North Kivu ni Sud Kivu so okay ubwo naho nzajya zakuzanira iki byara ninjye bukavu nzakuzanira iki minembwe kawunga
hano nayo irahari nzayiguheje ubundi ntabwo naza nikoreye akawunga ariko nshobora ibyo uvuze nibyo nshobora nko kuzajyaho ngasanga akawunga barya si nk'iyo turya hano nkakuzanira da ukiberaho ese byari ihururu icyo ari cyo ihurure ni ufi bugari kuki mwayise ihurure se ntabwo mbizi nuko hari igihe buhuruye irimano ni gutya ihurure ni ijipo ndende reka nkubwire ubushakashatsi bwa kirere buri hasi ihurure ni ijipo ndende se gute ijipo ndende bavuga ko ari ikintu gihurutuye ariko ntabwo ari ihurure ko kirere nta kinyarwanda azi kirere nta kinyamulenge azi kirere uzi uruhe rurimi ntabwo wize give me a food ariko ndabona kimwe mu bintu muvugwaho cyane murenge mu mico yanyu hari uko ngo badatabukwe banyu babafata neza ubundi databukwe bari sawa kubera ko urumva iyo usohoje akenshi usohoreza muwe itaragira ubushobozi usohoreza muwe usohoreza muwe ko bikomeye bana ibintu mbivuze nabi ko byavugika nabi nanone iyo usohoje usohorera muwe iyo usohoye iyo usohoje usohorera muwe ariko n'ubundi umuntu usohoje asohorera muwe urigishwi byari ibyo bintu byanyu mani okay nyine urabona nko kujarasi wowe utarabona ubushobozi bwo kuba wafata inzu ngutungiremo umugore wawe kandi igihe cyo gushaka kikaba kigeze ushobora gushakira mu nzu ya so iyo urongoye urongorera kwa so so murabana nawe n'umugore wawe kugeza igihe uzabona ubushobozi ukagendera ubwo papa wakunze umugore wawe ntago ntago ibyo bibaho nyine abasaza baba bafite respectful ku bana babo ntabwo ibyo byakunda yakunda umugore wawe divorce ni ikizira nta no kureba ku ruhande nibibaho ntabwo bibaho nyine nimba wowe jarasa ari we nahisemo niyo mba ndeba gusa uvuga ngo bazi kumesa kamwe yes bamesa kamwe abanyarwandakazi byaratunaniye Kigali wisheye ibyo ni ibyanyu nje ntago waca ari Kigali ubwo wabivuze nje ntago waca ari Kigali rasi nifate nk'abanyakekajara twaje gushaka amafaranga wikigira umunyakigali ariko nihuri niwonde ariko ntago mabarizwe ubwo nimba bavuze Kigali wisheye na abanyakigali uzajya wishinga za kavukira nawe ugendere mu Kigali ikada ese bavuze iryo jambo wowe ubyumva ute Kigali wisheye se nta kintu mbyumvaho hari n'igihe baba basharinga nk'iki nk'ibyo kurya gusa umwe mukuvuga ati abo bagabo bari mu ngo nabacu abo mutunze reka nkubwize ukuri hari ikintu kimwe gihari umugabo abagabo bagira amafuti asanzwe ameze gutya umugabo aragenda akajya hanze mu gasozi nyine nk'ibintu bisanzwe ariko nta mugabo ujya yibagirwa urugo rwe niyo bagushyira hariya wowe wibeshya ko uwo mugabo ari kugukunda cyane yagupfira ahitamo umugore we uko byaba bimeze kose rero iyo wisheya ni ukwihumuriza uko ni ukwihumuriza nta kindi kandi nyine umuntu iyo yihumuriza usobanura n'ibisanzwe ariko factor akubwira ati rose ko baza bakatureba yes normally no kuva na kera abagabo rwose bacaga inyuma abagore babo babyita guca ruhinga inyuma nta kintu kidasanzwe ni umuco usanzwe ariko ntago ko atahaguma se ngo mubana hagume mubane niyo mpamvu ari wisheya nyine uraza aryeho agende n'undi azaryeho agende ntashe ni umuco nyine usanzwe noneho uzi abantu bajya kuryaho nk'abo undi akaryaho n'undi akaryaho kinyamulenge tubita mayinja ubwo mayinja ni umuntu w'indaya simbizi ukuntu bishobora kuba bisobanura ikintu gikomeye kuko urabivuze uraseka sawa nawe utabunutse utumbwira ati nawe utabunutse ukuri kose buriya umuntu ukiri matazi biba bigoye none se nk'ubu ngubu ugiye kwaka serivisi ahantu urumva ugasanga ari umuntu w'iwanyu uhita ukora iyi geste kugira amenye ko muri yahita avuga ati uyu ni uwacu ushobora kumuramutsa ngo ni amaki
nkanjye ko mbizi burambivuze wenda nshobora kutagira icyo ndenzaho aragusubiza ngo n'ameza mama wa yuri umukobwa cyangwa se uri umukobwa ukamusubiza ngo n'ameza guca we ugahita amenya mapa uvuga ati uyu ni uwacu none se kariya kantu mugira k'umuco wo kuba nk'umuntu ni urugero ugeze kumva iyo nkuru yaraturendinze umuntu wari muri bisi wakabwira undi mugenzi we ati njyenyine atega ndi njyenyine nta muntu turi kumwe erega uwo muntu abantu bamwumvise bashobora kuba baramwumvise nabi ashobora kuba wenda umuntu yaramaze se uri kumwe na naka akamubwira ngo ndi njyenyine abantu bakumva ko wenda avuze ko ari wenyine muri bisi urabizi nyine abantu bagenda bashyiramo umunyu ariko ibyo umuntu yamubajije kuri telefone ntabwo babyumvisha ahubwo bumvise ibyo avuze ashobora kuba umuze ese wenda tuvuge yajyanye n'abandi bantu uri kumwe na naka oya ndi njyenyine ntabwo rego iyo muri bisi ni za rasizime nyine ariko ngo namwe murakagira oya no nyine ko kumva ko muri sosiyete abandi bantu bari ku ruhande mbese badafite imbaraga cyane nk'aba ntabwo ariko bimeze okay turi ubwoko bw'Uwiteka ariko n'abantu bose ni abantu b'Imana ibyo byo kumva ko muri sosiyete abandi bantu nta kintu bavuze naho Uwiteka ahantu hatandukanye n'Imana muri ubwoko bwe twe tukaba abana amazina y'Imana ntayo uzi Imana yitwa amazina menshi yitwa yawe yitwa Uwiteka yitwa Uhoraho yitwa amazina menshi n'Uwiteka ni nk'aho ari Imana nyine ndi kumva ushobora kuba uri umuntu usenga cyane mo gake mbwira nk'umurongo umwe uzi wo muri Bibiliya mu kinyamulenge umurongo umwe wo muri Bibiliya uvuge mu kinyamulenge jarasiwe wowe ugusomera se muri Bibiliya okay nkunda gusoma indirimbo za Salomo indirimbo za Salomo zivuga kuki zivuga ku bwiza bw'umugore zivuga ku rukundo we n'abagore rwarahize we n'abagore rwarahize we n'abagore bite dusomere ku ndirimbo za Salomo hamwe bavuga amabera ashinze ako ntabwo gusoma Bibiliya no kagisebya Bibiliya nta hantu mu ndirimbo za Salomo bavuga amabera ashinze mpako washakishe indirimbo za Salomo zigira ibice 8 dore ngibi nta hantu h'ibyo bintu vuze biri dusomere nta umurongo wo kutwubaka abo nyeneye ko wubaka Tugize Imana haje n'umusambanyi wenda Yesu wera mu izina rya Yesu umuvuga izina hari n'umusinzi ubwo uraza kureba hari n'umusinzi hari umusambanyi n'umusinzi bagararanye arya wambwiye ngo ngusomere mu kinyamulenge ni kugufasha kabisa nijoro ndi ku buriri bwanje shaka uwo umutima wanje ukunda ndamushaka ndamubura niko kuvuga nti ngiye guhaguruka ngendagende mu mudugudu mu nzira no mu miharuro shaka uwo umutima wanje ukunda naramushatse ndamubura wageze aho wageze ngaho urumva wishimye ta mugore uri muri iki gitabo uramushatse uramubura uwo nkunda ndamushaka ndamubura nahuye n'abarinzi bagenda umudugudu ndababaza nti mbese mwabonye umutima wanje ukunda tugitandukana gato mbona umutima wanje ukunda ndamufata nanga kumurekura ndumva yari umurongo mwiza kuri wa wundi twakomojeho bwa mbere ariko kubasinzi ubwo ndumva nta ariko nawe afashe icupa ntarirekura nawe umenye rero ko muri Salomo hatabamo abagore habamo bavuga ku mukunzi n'urukundo bavuga mukunzi wanje mushiki wanje mukunzi wanje mwiza nta jambo ryarasiri mu ndirimbo za Salomo. Igice cya 8 urabona umugore okay mu gice cya 8 umurongo wa kangahe jara igice cyose kigiye kiri mu okay reka nsome ntago noneho nsoma mu kinyamulenge ngiye abari nka musaza wanje wonkejwe na mama nagusanga hanze nkagusoma kandi nta wabingaya mama n'umugore dukomeza wishaka kwigarura wabivuze nyine nk'umuntu uri addicted by ntago wabivuze nka mama nakujyana nkakugeza mu nzu ya mama akanyigisha nkagusomya kuri vino ituriye no ku mazi y'imikomamanga si ubundi komamanga urazizi byarasi
Byara naguzi komamanga. Ningaruka hano mu kiganiro nzayikuzanira. Komamanga. Amakomamanga. Hari ibindi bintu njyana bavuga ngo mukomanye. Ariko se bite? Cyaronse. Byara bifite ikibazo. Byara. Ni imyunga. Byaraswe. Okay, ningaruka nzakuzanira amakomamanga uyarije. Ni ikintu kiba cyeza ariko mo imbere harimo utuntu tw'umutuku tuntu turimo imbere nzuko bari. Bifasha iki? Ni bya bindi byo gutsirika abagabo. Nana kugutsirika Byara. Byara, urabona nzaka kugutsirika. Nomero napfuye ndapfuye kuri kubara. Ntabwo ari byo gutsirika abagabo ni imbuto zisanzwe nko kurya pome, nko kurya icunga, nko kurya ipera. Mu bahanzi tuzi wenda bemera ko ari ab'Imurenge, tuzimo Israel mbonyi cyambu Israel niko yitwa. Nabo barabyemera ariko wenda nari ntangiye gutanga ingero. James na Daniella n'abandi bagiye batandukanye. Mbwira nk'indirimbo imwe muri izo zose uzi wenda igira ubutumwa buhora bukubaka igihe cyose kuko urazumva ukanazisobanukirwa cyane kuturusha. Ariko nuko sinzibagirwa ni indirimbo numva nkongera nkayumva hanyuma n'amavuta nayo ndayumva cyane. Izindi ndirimbo ngunda kumva ni za nimba ari pastor, nimba ari revera pastor, nimba ari bishop simbizi za Serukira Sostene. Sinzibagirwa nuwe mwihariko kuko ubutuma iba ari replay. Harimo agasirimba keza. Bujye uzirimba. Bakuyemo kahota. Atarana ko agasirimba na sari icyo. Niko Zara. Bataro kwisirimba na hari ikibazo. Maze nk'iyafunguka ya video yindi. Yes. Asijari. Ni ijambo ry'Imana. Okay. Yesuwe. Nyamwiza. Nameza. Tuya ko kiramarukas. Wanduje cyane. Wazuze ngo ntago turirimbira ku karimbo kagwe ko mu kinyamulenge. Nta oya. Ni umva ngubwire. Nta oya, ntago nzi kuririmba. Urareba ukabana narahisemo kuba umukomedienne ari uko kuririmba atari umushinga mwiza nagakoze. Hako nawe uzi kuririmba rero mbabarira winsebye. Ngaho tubwire joke mu kinyamulenge. Joke mu kinyamulenge. Ushaka kuvuga izwi ariko bijye mu kinyamulenge. Ubundi abavuzayi b'Abanyafrika nibo bantu ba mbere batajya bagira ikibazo. Umubyeyi w'Umunyafrika asiga inyama inkono y'inyama akubwira ngo ntukore kujya nkono. Nimba baza akanda zibarishije ijisho tagazabaranga ngabare ngo kamwe tubiri dutatu hanyuma mugakoramo kakamwe ko hagati mukakagabana nyine yaza akababwira ngo ninde wakoze mu nkono kandi kere mutakozemo tagazabimenya ariko ninde wakoze mu nkono. Ababyeyi b'Abanyafrika bagira ikintu cyo gupimisha ijisho inkono ntabyo azapimisha ijisho azabireba gutya inkono yanjye nyisize ko ndayireba kera ugakoramo kakanyama kamwe kandi kera ngo nimba yatubaza itaza tubara azapfundura gutya inkono yareba akavuga ngo ninde wakoze mu nkono. Rero ababyeyi bo muri Afrika bagira ikintu cyo gupimisha ijisho inkono niyo experience maze kubona kandi rwose ntago kera nagira ngo bazibaze ariko kera bagira ikintu cyo gupimisha ijisho inkono. Abafite angresha atarebamo akaza kureba ko inkono bayikozemo. None kera hari ukuntu ukora mu nkono ukajuyizunguza gutya ngo bitagaragara ariko wazareba ngo ninde wakoze mu nkono. Ariko wakoze mu nkono cyane waranazunguje. Kazanzunguza ngo batabireba. None hari ikindi kintu twakoraga ukanyanyomba gutya ugafata ku isukari ukajyaho wanya akaba arakubonye ngo imfashange bivuge ukamuheza ukamuga ngo ngagenda ukanafunga n'akabati ukongera ukamucunga kasohotse nawe agasohoka warangiza ukongera ugafata isukari agahita akubwira ngo pi ngo mpeza ucange nongere bivuga wareba higeze ukamuga ngo ukabaye nta kibazo ubivuge oya ye kubera ko
ubwa mbere wakozemo uramuheza nawe urongeye ukozemo pini ukoramo baraza gupimisha ijisho kera babone ko isukari n'ubundi yashize ukamubwira ngo nyaguhaye ubivuge nange ndavuga ko wariyo hakaba n'ikindi kintu twakoraga kera wamyimwe ko ku isukari kandi wamuye akayiko ka mbere arashaka na kabiri hanyuma akazahagarara kano mama yicaye kari nawe kera uri hanze ubwo ufite ubwoba ngo mbivuge akavuga cyane akavuga ngo mbivuge akatamubwira ngwino umbwire niki kera warakubitwaga gutya wayibyo pe nibutse umumama musore Usetsa wavuye muri niba turabwira abana be ngo yaberetswe ngo bakozemo arabizi izo nkubwira ko abavyeyi bacu b'abanyafrika bapimisha ko n'ijisho ibaza umuvyeyi yeretswe ko bakoze bafite abana benshi ntabwo babura kubipima ukoramo akanyama kamwe kasikiriyeri kakajya kayiko bakozamo bashira mu cayi kabari gato ngabibaze ko yakayiko kamwe nundi ndamuheje kuraha kandi isukari kayizunguza nyine kera batabona cyangwa nimba yari bayishiza iri hejuru irimo akantu kumugina naje kongera kayizamura kajyamo ariko kera kavuga ngo mwari isukari kandi ntacyo utakoze Tasha yewe aho numushaka muze mukoramo ntimukagire ngo murindire n'ubundi arabibona bapimisha ijisho bagira ikintu cyo gupimisha ijisho umuze w'umunyafrika ntaza bari inyama ziri mu nkono azapimisha ijisho agahita abona iyo wakuyemo akanakubwira ngo wakuyemo yayindiri ikigufuka ubu ni ibimama by'ibisambo yataga ari ibimama by'ibisambo abavyeyi ko bazibarira ku mugozi bose niko ayiwe zo bintugaruye ariko hari ahantu ngo mukunda kawunga mu gihe abashi bakunda inyama kandi babegereye kubera iki ntabwo ndagera kuri tere ningera kuri tere nabo bashi nzakubwira ko nababonye akantu uri kwitwaza ko kuba utaragera kuri aka kantu niko karenze ariko kari kukunyiza niko kari kukunyiza nyine kawunga buriya sigendana n'inyama noneho wambwiye ngo ntabwo uzi kuririmba ariko ngiye gusoza wihangane uturirimbira akarimbo kamwe ko mu rusengero yarambabarira bwira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana yishime bwira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana yishime jara urasa n'Imana biseriye mana jara urasa n'Imana nawe urasa n'Imana uranyuzwe ndakuririmbira sawa nuri Nyamwiza kabisa ngo waruzi ngo kera sindi kuririmba sindirimbye neza nagerageje ngo numve koko niba hari urigeze kumva uri kukaririmba akantu niba yari wo bwira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana yishime urasa n'Imana jarasa ayiwe kera urasa n'Imana abantu barambwiye ngo navuye Colombia rero umuntu uvuye Colombia atasa n'Imana gutera iki bavuga ko wavuye Colombia n'inzobe ngitangange ngo yanje yarayobye ngo yakaba yaravuke nka Colombia cyangwa murindi inki yayobye ntanga yamzaye intanga ayiwe mwitesha umutwe intanga ya rwose yakaba ari ya Colombia niko bavuze bivuze neza ntakibazo gica uzabimenya bizoza ese kuki mukunda kwikiriza cyane nyine iyo muri gutega amatwi ubundi iyo umuntu avuga uba ugomba kumwumva cyane kandi ukamwereka ko wamwumvise niyo mpamvu mba nkwikiriza nyine utumva kuri wenyine iyo mukoze komedi mwigana abanyamulenge ntabwo abanyamulenge bamwe bafata nabi wenda bakavuga bati muri kurengera muri kutwinjirira ntabwo tubikora mu buryo bwo kubinjira tubikora nk'abantu babakunda kandi babashigikiye ntabwo tubikora nko mu buryo bwo kubinjirira iki cyatumye ukunda abanyamulenge bangiriye neza bangiriye neza cyane urabona kera hari ukuntu ubuzima butabaga bumeze neza twari duturanye n'umugabo w'umunyamulenge nikaho twabagiwe intu zose yahezaga abana be natwe twabonagaho uko rero naje ndabakunda gutyo nabonye mu kiganiro wakoze kwa Sabe kuri Simbi TV bari kuba comment bati turakuzi Nyanza ati rwose no mwana rwose yaruhanye na mama we ibintu byinshi kuko watanze ikiganiro kimeze gishingiye ku buhamya bw'ibyo wanyuzemo nicyo gihe mwahuye no umunyamulenge kabafasha byari mwe muri iyo situation twari turi abana nyine ibintu bitameze neza ubu banyamulenge rero twaduturanye nabo
icyo gihe nyine twari ni kera cyane nari ndi umwana muto ni nk'ikihe kintu utazibagirwa wafashijwe n'uwo mupapa cyangwa se wowe kugaruka mu maso nyine hari imaji bigaruka mu mutwe wawe n'uwo wose yabafashije mu buryo bwinshi hari imaji guhora mu maso imaji zose zimpora mu maso urumva twahoraga iwe biragoye ko twaraga twicaye nka kuko televiziyo yabaga iruhande rwa Saramanje kandi twicayemo turi benshi n'abandi bana b'abaturanyi biragoye ko yashoboraga kuza twicaye turi kureba televiziyo kuri Saramanje naho kicara akarya hari abandi bana dusa nabi twavuye gukina cyangwa tukazaho ntago nyine yaromanoga kuvuga ngo wenda basohoke sabana banjye barasa nabi hoya yaricaraga nyine aho akarya muri aho agahaguruka akigendera ntari ntakintu byabaga bimutwaye yadufataga nk'uko afata abana be nyine twese mu muco w'Abanyamulenge amata iki ahubwo si cyatavuze n'iki avuze byose avuze byose no mu muco w'Abanyarwanda amata avuze ikintu kinini kandi nyine yumva amata agira gitereka mu muco w'Abanyarwanda ariko hari aho bigera bakakubita amata aguranwa itabi ibyo ni Umunyamulenge sinzi ko hari aho byashoboka ntago byakunze ntago byashoboka ntibishoboka ntago byakunda nukuri ntibyakunda Nyamwi rero twaganiye cyane wambwiye ngo icyuya harya ngo ni icyuya nicyo nagatutu kiragwa gucya wambajije ibintu byinshi kandi ukazumbwira n'ibintu uzanyu mujya muvuga nzanumva muvuga ku radio jarase uzakiresa umwa uzakiresa ni byiza uzakira Yesu kandi Yesu yawe ikintu navuze wumvise cyagukomerekeje ni ikihe mu magambo twakoresheje oya nti wankomerekeje wambajije ibintu nyine ayiwe mana we tagano bivuga tubireke jarase ndagushimira rero sezera Abanyamulenge bagenzi bawe abantu bagukunda dusoza ndabasezeye cyane kandi Yesu abamugisha witeka abomeho hamwe no gusenga dusengera Abanyamulenge bagenzi bacu batuye Umurenge kandi dukomeza gukundana ndabakunda cyane bafana banjye we isawa ibintu ni sawa ndabakunda cyane babyumve nyine kumba no se simbakunda numvise uvuga ngo bafana banje kujara nakubwiye ngo wakire Yesu kandi nzagushakira n'umugore kera wacu uzongera muri Amerika ayiwe gicashaka kuja muri Amerika ntashaka gushaka gusa kurashaka visa gusa azakujana ntakibazo